mama yarampamukiye cyane, ubona nshaka umugabo yarangiza akankura mu nzu, birambabaje cyane, nanjye bagomba kunkwa kuko byarambabaje. Ubundi umubyeyi wa nyawe ashimishwa no kubona umwana we ari mu nzu yubatse urugo ruzima ruhamye. None se ko ugiye gufata umukwe wawe ukamugira umugabo wawe, umwana uramujyanye ngo ugiye kumurwariza iwabo, kumbe ni uburyo bumeze nka kudeta no guhirika umwana wawe ku butegetsi, urirukasa uhise usubirayo. Icyo gihe mu by'ukuri nimba ubaye umugore w'umukwe wawe, ukeneye yuko n'umwana wawe aba umugore wa se. Ishyano utarumva ryaguye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Nyamabuye, umudugudu wa Gatete. Umusaza witwa Girukwayo Jean Bosco aratabaza kubera yuko uwari umugore we yamutaye ndetse akisangira umukwe we, agasimbura umukobwa we washatswe n'uwo mugabo ari umugore wa 10, akaba nyirabukwe ari we bari kumwe wibanira n'umukwe we. Umusaza akaba asigaye wenyine. Nishyano abaturage bo muri uyu mudugudu wa Gatete bavuga ko batari biteze ndetse batari bumva. Kuva twaremwa ku isi ntago byigeze bibaho. Numva bafata uwo mugore n'umugabo umutunze bakabafunga bose, bagahanirwa icyaha bakoze kuko ayo namahano. Aragenda yagiye n'ikigararagaruka azatesha umutwe umugabo. Ese umugabo azagoma muri ibi ngo nuko basezeranye. Umubyeyi wo kugira ngo afate umwana bamusenyera urugo, uyu mwana azaba hate? Ureba hetse uruhinja rubyanye n'uwo agamuca inyuma nkaho yamubaye hafi, ahubwo akajya gutungwa n'umukwe we. Birababaje cyane, niba manze babafunga mbese ibindi bazabikore nyuma bafunze. Iyo usomye igitabo cyo gutegeko kwa kabiri ku gice cya 27 uhereye ku murongo wa 20 ukageza 23, uhabona neza imiziro ikwiriye kwitabwaho ndetse ikanazerezwa hagati y'abantu. Abarewi bati usambana na mukase avumwe kuko aba yorosoye umwenda wa se akamwambika ubusa. Abantu bose bavuge bati amen. Abarewi bati uryamana n'itungo ryose avumwe. Abantu bose bavuge bati amen. Abarewi bati usambana na mushiki we basangiye se cyangwa nyina avumwe. Abantu bose bavuge bati amen. Abarewi bati usambana na nyirabukwe avumwe. Abantu bose bavuge bati amen. Ni ikintu kidakwiriye ndetse na Bibiliya ibuza, ku buryo ugikoze aba akwiriye umuvumo rwose akavumwa. Ni ikintu kitakiriwe neza kuko umwana w'umukobwa nk'uko mwumvije ijwi rye ritangira arababaye kandi biranababaje cyane. Iyi nkuru turimo tubagezaho turayikesha ikinyamakuru Radio Ishingiro yageze muri aka karere ka Gicumbi, muri uyu murenge wa Byumba, akagari ka Nyamabuye, umudugudu wa Gatete. Uyu mugore wasimbuye umukobwa we mu kiryamo yitwa Mukandori Françoise. Byatangiye ubwo uyu mwana w'umukobwa mubona kuri iyi screen yararwaye. Icyiciro cya mbere yararwaye, abigera ubwo bamujyana kwa muganga nk'uko abyivugira. Ikibazo nagize, mama yaje kundwaza ku mugabo wanjye, amaze kundwaza biba ngombwa ko tujya mu bitaro. Tuvuye mu bitaro tubira ku mugabo, ndaguma ndarwara, araguma arandwaza, dusubira mu bitaro, anzana hano arahandwariza. Hashize ibyumweru 2 asubira ku mugabo wanjye. Sinabimenya, aho mbimenyeye rero ndagira ngo mumfashe. Nyuma y'uko rero icyiciro cya mbere kivuyeho bamusubiza mu rugo, biranga bamusubiza kwa muganga, ariko mu kuva kwa muganga ku cyiciro cya kabiri nyina mugira inama yo kuba yataha akajya iwabo, ubwo ni kwa nyina na se, kugira ngo abe ariho aragwarira kugira ngo abone uko amwitaho. Byarangiye agiyeyo arabyemera kuko abonaga ari impuhwe umubyeyi afitiye umwana kugira ngo akomeze kumwitaho amwegereye. Nyuma y'icyo gihe ngo byatangiye guhinduka
ubwo uwo mubyeyi w'imyaka 42 uyu Françoise Mukandori turimo tubabwira atangira kujya ataha nijoro agataha atinze. Bamubaza impamvu aza izo saha akavuga ko aba yagiye gusenga. Ishyano riragwira abitera amasengesho kandi bitwikiriye ibibi. Barahari ni benshi kandi bihishe mu bantu. Bikomeza gutyo, igihe kigeze rero umwana w'umukobwa aguma mu rugo ari kumwe n'uruhinja ahetse nk'uko mubona ari kuri iyi screen. Abayo ariko iminsi uko ishira umubyeyi mama we agenda abura mu rugo kugeza ubwo yagiye burundu, aragenda yisangira umukwe ari nawe bari kumwe ubu ngubu. Bigahwihwiswa yuko babana ariko abantu ntibabyemere. Byaje kumenyekana kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa 12 2024 hari kuwa gatandatu ari mu gitondo. Umusaza Girukwayo Jean Bosco ubwo yaragiye ku isoko rya Byumba abona umugore we ari kumwe n'umugabo we ari we mukwe we, bari kumwe rwose nk'umugore n'umugabo bagiye ku isoko gushaka ibibatunga n'ibizabafasha mu minsi iri imbere. Ngewe ngiye ku isoko ejo tugeze ku cyapa nari mpagaze ndi kureba inyuma, umuntu twari turi kumwe arambwira ati dore umugore wawe nguriye ari kumwe n'umugabo we. Noneho bageze n'imbere bacira hasi kuri ka kiyosika kari ku cyapa neza. Ngewe nabashe guhita nimanukira mu irebero ngiye gushaka ayo mafaranga. Ngeze ku isoko mbwira umukobwa wanjye uba mu mujyi nanone washatse, ndamubwira nti ko umukobwa wanjye yashatse mama, ngo ni byose umukobwa wanjye nawe yikubita hasi. Ubwo njye nahise ngenda nubwo naje ndavuga nti ngewe ntabwo bishoboka, ibyo bintu birababaje cyane, bidufashemo ku buryo mbese ari nibishoboka kuri ngewe rwose leta yabafata ikibazo bakagikurikirana. Nibwo iyi nkuru yakwiriye iba Kimomo, iyi radiyo ihagera gutyo. Nk'uko twasomye ijambo ry'Imana ribuza cyane icyaha cyitwa cy'ubusambanyi, kandi rwose yaba ari amategeko, yaba ari abantu ku giti cyabo ndetse n'umuryango rusange, iki ni icyaha kibi kuko kirica ndetse wakishoyemo usanga nta mugisha afite kuko bitera umwako. Bibiliya yatubwiye yuko usambana na nyirabukwe akwiye kuvumwa rwose. Abantu bose bavuge bati amen. Amen bisobanuye ngo bibe bityo, mbese bakwiriye kuvumwa. Uyu mugabo yaba ari gica kuko umusaza waganiriye na radio Ishingiro we yababwiye yuko ubundi cyaziraga yuko umukazana cyangwa se umukwe arebana na nyirabukwe, cyane cyane nyirabukwe n'umukwe we. Akenshi iyo wajyaga kumureba ari uko wenda hashize igihe kinini mutabonana, yabaga yicaye ahantu hatagaragara, byaba ari ngombwa gusuhuzanya, agafata inkoni agafata ku mpera yayo, ubwo ni ku ipfundo ryayo rihera, nawe akakohereza irindi ugafataho, akagusuhuza ati muraho rubanda, akagusuhuza atyo atanakuvuze mu izina. Iby'ubu biragenda bihindura isura, bamwe basigaye basangira, abandi bakaba abana nk'uko uyu byagenze. Uyu mubyeyi rero Jean Bosco Girukwayo aravuga yuko akwiriye kurenganurwa akaba yatandukana n'uyu mugore. Bitaba ibyo kongera kubana nawe ngo birasaba yuko agomba kuzashaka abakuru bakabanza bakamuha imiti kugira ngo bitazamugiraho ikibazo cyangwa bikamutera ibyago. Wabaje kuko biranababaje n'amahano, kuko nagarutse hano nashaka abantu bakora bakamaza bakashekira umuti. Ni akarengane cyane kuko nta kuntu wafata umwana yarishakiye urugo rwe, nageza gushaka urugo rwe wowe nyuko bukwe ngo ugende utungwe n'umuko wawe, kuko ni icyano utabasha kwakira. Abaturage rero muri aka gace, muri uyu mudugudu, baravuga yuko iri ari ishyano, ndetse bakaba bavuga ko atari bwo bwa mbere uyu mugore yava mu rugo, kuko ngo hari n'igihe kindi yigeze kuba yava muri uru rugo aragenda atabana ngajya i Kigali, ageze yarongera aragaruka. Iturufu akoresha uyu mugore avuga yuko afite uburenganzira muri uru rugo bwo kuba yakora icyo ashaka, kuko ngo basezeranye mu mategeko, akaba ari umugore we byemewe n'amategeko. Ariko abandi bagasaba yuko inzego zibishimye zigomba kuba zakurikirana ibi bintu zikaba zabaha gatanya. Gusa ikigaragara ni uko uyu mugore arushye ndetse akaba akeneye
kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo amubohore kandi amubabarire, kuko ibyo akora ni imbaraga za gishitani zimuboshye, kandi akwiye kubohorwa akaba muzima, kuko nibwo azagira ubuzima. Rero ntabwo izi nkuru ari inkuru zisanzwe. Igitumye tuzikoze ni uko dushaka kubabwira ngo iminsi y'imperuka iragenda irushaho kuba mibi, kandi abasenga dusenge, kuko Satani amereye nabi abantu kandi ashaka kubarimbura rwose, amaze kubakoresha ibyaha byemeza neza yuko bagomba kurimbuka, imperuka ikabona guhera ko ikaza. Iyi nkuru rero kuri Apostle TV Official mwayiteguriwe kandi muyigejejweho na Ndayishima Alphonse. Uwiteka abashyigikire, abayimpagarike n'ubugingo, mukomeze gusenga no kuba maso, kuko umurezi wacu Satani aturazerera nk'intare ishaka uwo iconshomera, ariko tuzi neza yuko umutsinze ari Kristo Yesu, kandi ari maso ntacyo tuzaba. Turabashimiye, ibihe byiza. Shalom, shalom.